Shano kuza ushake byaba byiza pe ariko uri umukobwa shana nawe nuko ariko nyine sinaye kubyishoboza nawe udahari umuvandimwe wa Jeshima nawe kuko nyuma y'urugendo hari situation ugeramo yego ukumva you want to be alone. I know ariko you was there just ushaka cyane pe mva naragerageje nakoze ko nshoboye nyine ndahaba none ngize Imana biciyemo yego ubu rero uyu munsi ni umunsi wo kwishimira ni umunsi w'amateka ya ntabwo nzi ko umunsi uzagera buri y'urwanya rugamba ugarutsinda ari ikintu gikomeye cyane kuko rimwe na rimwe abantu benshi bakomerekera ku rugamba cyangwa se bakanarutsinda ariko muri uru rugendo rw'urukundo n'izi somo ntabwo wenda njye nagiye mu rukundo cyane kuko ntabwo nkunze kubona umwanya wabyo ariko nanjye byamaye isomo byabaye rero mu rukundo iyo ufite umuntu ugukunda umuntu ukumva ikindi umuntu ukumva amabwire cyane cyane abakobwa bakunda kumva amabwire cyane ibyo byakukadifa barakagira byarashobokaga ko muri cya gihe na wa mushuti we Mineri yego yari kuvuga ati mbivuga ariko n'umukobwa w'intwari guhangana agahatana akarwanira icyo ashaka nakunze ukuntu yarwanye yanga kuva ku izima arakomeza arwanira icyo ashaka ntabwo ari abakobwa bose barafasha ni ukwinange ikintu nizemo ni ukutagivinga up ku muntu ukunda kuko biroroshye cyane ko wagivinga up ariko by'uko ukunda umuntu ugomba guhagarara nyine ukamurwanirira uko bisa kose ikindi biriya ikosa si ubukosa kuko twese turakosa cyane ntabwo turi perfect ariko igihe umuntu yemeye ikosa cyane nawe akagenda burya icya mbere ni ugukunda niyo abantu bakundana nta kintu batacamo dore iyi ni testimony cyane ni ukuri umuntu se wowe kuba hafi muri ubwo buryo yewe se ibintu by'inkunda oya ibintu by'inkunda buriya nanjye sinigeze mbijyamo cyane kuko nta mwanya njya mbibonera kubera akazi urabizi tuba turi up and down n'iki rero nkabura umwanya w'ibyo ngibyo urugo rwanjye sinshaka gutaha mu rugo iwanjye hose baramuze rikeye wahasanga ikosora ukayirangura nyuma y'ubuzima tubamo bw'akazi uyu munsi turakora ejo bundi tugakora usanga ubuzima bwacu bwose ari akazi udatarebye neza washiduka akazi karakujyanye nta utibonera time nyuma ya byose natwe turaba tugomba kugira ubuzima nyuma y'ubu buzima bw'akazi tugiramo buri munsi tangira ubitekereze ntabwo biba byoroshye umuntu afite ibintu byinshi mu mutwe ibyo agomba gukora ayo ma savings ibiki ako nyine ni ukuntu sinzi buriya njye nizera ko the right person aje nyine ibintu byahinduka ariko buriya byaba byiza tubonye umukwe w'umunyarwanda buriya mbere yo gukunda abandi bantu twikunda ngo mwagiye imahanga kandi ngo amahanga arahanda byarahanda nka ya ndirimbo gusa nanjye ngiye uri hano in case you need something I'm here for you thank you so much wahoze uri hano uzumva ubaye bored kuko ngubu bro ubu wagiye kujya ku mwanya mu kibaze ubu se ndacyanamufite kesi kesi ntabwo nabarakara ahubwo ubu ngubu no gushaka uburyo nakisubirirayo njyewe kajyanye noneho kajyanye n'inzara gold
kandi gashobora kuba karaguhenze iyi sayizi nanjye ubu nagerageje gukurura inshuro wowe waranyamitse ringi ntabizi ngo upimiraho rege bana n'umuntu ukunda gerageza ushobora kumeza ibiro byawe ibiro byawe tutagiye no ku munzani nawe nawe urabizi rwose ahubwo reka kumuserereza none sinagutindanye oya mfata ibintu byo kuvuga byari byinshi ariko ugomba no kugira n'akantu nta kibazo mperuka Chelsea yagiye kuzana bagiye kubizana ngomba kujya mu kazi rega nubwo ngomba kujya mu kazi ubwo nyine nsize ibintu bikemutse nzava hano ubukwe burangiye numva nyine no gusubira mu kazi nzajya ngaruka nibyo nabwiraga Rich nzajya byibura nza nka 2 mu mwaka kuko ibintu byo kugenda nkatinda nkamara imyaka 5 ntabwo ari sawa ariko nzajya ndeba nka 2 mu mwaka ndeko nazi n'ubuzima ashana nanjye nzabakumbura ariko shabinta tuvugana yego ntacyo sinfite namba zawe tuvugana biragira none se waramaze kubimenyera mva nzarukumbura ibiryo byaho nari mbikumbere ku ngo nyine mba n'amateke ibintu nk'ibyo warumbwiye wowe bimeze bite ubusa umwanya uzajya ubona byibura ngo ugende nawe urebe ko hari icyo wakwimarira ikibazo ntabwo cyoroshye cyo kurongera none sinari niteguye nk'iyo mbimenyane kuza nambaye nk'agakanzu n'iki ariko ibyo byiza rero surprise mva naje niyambara ipantaro n'ishati ariko nta kibazo kandi iby'agaciro bindi kugira inshuti ni byiza ubona atari mwahuye yamfashije mana mfite inshuti nziza cyane yamfashije nari mfite space turambwira ati tuza habaye iki ariko kandi kuri Rwanda kiroroshye yego wenda ntabwo turaganira cyane ngo umenye dani yego ariko akenshi ubuzima bwanjye ko hari akazi ari nabyo nakubwira ko iyi kapo ya bagenzi bacu zigiye isomo yego nyuma y'ibyo dukora umunsi umwe after tugomba kwitekerezaho nanjye uwo ni umukoro ni umukoro gutangira gutekerezaho ariko iteka ngiye tuvugana mba numva meze neza kandi uzanabimfashamo nta kibazo ko ndacyahari ndacyafite iminsi mikeya hano tuba turi kumwe mba numva yuko nta kibazo mfite bizagenda neza so nanjye nkwiye gutangira kubitekerezaho ni ukuri birakwiye akazi umuntu akaruhuka cyane ko akazi ntabwo karangira ntikarangira kuva nagera hano wirirwa mu kazi nawe ugomba kubona time ukiha umwanya nyine ukajya mu bindi ukamenyana n'abantu ariko hagati bakuzanira ikintu cyo kunywa ese abantu ahubwo igihe nababwiye umva ukuntu dushye nyine nashaka kubona useka sibyo rwose ariko si mwebwe inzira ntiyabeshye ubu twabafungisha cyangwa ubutashye ariko murayavuze koko murayavuze nizeye ko ubukwe mubukoze bunarangiye ego ko imishinga muyigeze kure natwe twizere ko namwe kesi after this kwambara suit akadresi nawe all white ariko byo ni ukuri simbabeshye kuko imana sinzi ikintu abashimira bongeye ntabwo mwabyumva ibyo mwasanze turi bro narakubwiye anything for my brother so numva I got you guys I got you inshuti n'abavandimwe icyo bamera kuko ntabwo ari izina ahubwo mu gihe bakeneye ugomba kubabona cyane sinzi ubwo ngiye sindirota ntashye ngo ngende nereka ababyeyi baraza kwishima nase ko nashaka kuzaba pale wari iki abanjyewe ndaho ubu bizajya pale uzamukora bro saba kuvugisha amarene
ese ubundi uri kutubeshya iki kandi tuba tubibonesha amaso mubonesha Urabona turi abana namureba turi impumyi cyangwa twabazi kuba abantu bakuru twafashe icyemezo tuba tubareberera natwe reka nk'uko mutwitaho natwe reka tubiteho tubisengere ni ukubiha imana ukuntu umwe yinjiye undi muri inyuma yego twari turi kubashakira icyo kurya ni mwese murimo murateka cyane munsi turabitaho twebwe nta kibazo twari twabahaye umwanya wo kuganira nicyo mwakorera icyo twabikora kudahaguruka utazi brother wanjye ukuntu yandeba yego koma ariko ni byiza kandi by'agaciro thank you kirabaye baragiteguye icyo wari umugisha abatabigeraho n'ababyifuza wenda bikagira izindi mbogamizi ariko nk'ababeshye ngewe mu rugero nyarwo rw'urukundo cyane kuko ibintu mwaciyemo byarashoboka ko kesi yari kwivumbura Rich akavuga ati ngenda mwinginga mw'isi ariko mwararwanye murahatana kubw'urukundo rwanyu cyane isi yose yari ikwiye kuza ikababera nuko icyitegererezo cy'isi ariko ariko mbwira Chelsea uburyo muri urugero rwiza cyane ubu nanjye hari amasomo nzayamfata kuri Rich ariko kugira ngo mwebwe murasigara igihe ushobora kugira inshuti mbi cyangwa umuvandimwe mubi ukuyobora mu buryo butari bwiza ukaba wagira amahitamo mabi ni byiza rero mu buzima kumenya umuntu muri kumwe mwarakoze kurwana pe ibintu mwaciyemo ntabwo byari byoroshye rero mwarakoze kurwana mugahagarara nyine ariko buriya no gusenga ni byiza usenze ikintu ufite tageti Imana irunga kandi Imana ikunda umunezero Satani akawurwanya so ariko iteka birangira ukuri gutsinze kandi urukundo nyarwo rurigaragaza njye n'uyo mbarebye mu maso mbona byarasaye ngira ngo kesi we niyirahirya pe oya ahubwo ni mu bizabe uyu munsi ni uwanyu mwishime kandi mu bitwihere byose murebe you can tell me fly burya ikintu cyose gifite abantu kuba hafi kandi banagutekereza biba byiza cyane muri iki gihe ushobora kukwitangira akavuga ati reka mu mwanya wawe reka nigomwe ibi sisita namukuye mu kazi wirukanka kandi warambwiye ko ushobora kutazamura kubitana n'aka gasirikwizi kumuzana ushobora ntabwo nabitekereza kubona mbona ibintu birabaye wawo ni ukuri uyu munsi wanshimishije pe gusa murakoze ndumva Chelsea twasabira umugisha ibiryo tukabisabira umugisha kugira ngo Imana ibyize nk'abakristo tuba tugomba kwiyambaza Imana muri byose dukora twicishije mu kwimusengo Nyagasani turagushimye tugushimye kubw'urukundo byiza tugushimye kubw'urukundo waduhaye akaba ari rwo ruduteranyije aha ngaha ndakwize kugira ngo umwami w'ifunguro bibashe gutunga ubugingo bwacu kandi bibashe kuduha ubuzima bwiza buzira umuze tuzajya twizeye mu izina rya Yesu Kristo amen enjoy guys reka muterekere thank you abona agomba thank you akiye cyose kirahari Peter yarashonje agomba kurya agahaga ukuntu yirukankanya umujura ndakubwiza ukuri inzara ibyo yari iranyishe ntabwo byari bisanzwe friend ahubwo se amuri amasitiri ukonje maka oranje gatoya gakonje agasiri wubatse icyo kunywa ahubwo bimeze neza pe usibye urusenda ahubwo
you fine? Yeah, I'm fine. Nawe umeze neza? Rero iyo njya simvuga. ubu aba ari umwanya wo kurya. Aha hantu rero ni kure. Yeah. Urukundo ni rwogere. nawe ukoze kuturirimbira. Nicyo kintu cyabuze. Numvise abizi. Kera ibyuma byanjye bitaratakara nakuraga mu nganzo. Urabona bino bintu atari byiza? Ni byiza cyane. Murabura igisesha. Ni byiza ni ukuri. Wishimiye ukuri ko bigomba kuzaba. Chelsea, you can have this. Kananjye mwiteho sha. Ndabona Rich ari kwita kuri mugenzi we. Yeah. Ndasigara wenyine. Shana kurakoze. Yeah. Ariko ahantu ni heza by the way. Cyane. Heza, akaviyu keza, haratuje. Hariya rero njyewe n'inyama. Hano ni heza cyane. Ni heza cyane. Yeah. Ni heza. Chelsea, muri Amerika se hameze nk'inaha? Asundi nanjye nicyo nashaka. So wari ukumbuye local food. Nari nkumbuye local food hariya ntaho wayibona. Hariya se wabona amafiriti ameze gutya cyangwa inyama shawati. Rero nari mbikumbuye cyane aho nzabikumbura. It's okay. Ifiriti irashyushye. Tugomba gukora. Murakoze. Sebero barabiye. Abantu bagomba kubanga. Yabimenye. Nibagiwe ko njye n'inyama tudakorana buriya. Ndakunda inyama. Zijya ntabwo zikunda cyane. Ariko mfasheho kamwe. Ugerageze urebe. Nagerageje. Ahubwo Tukiri aho Chelsea ntabwo ari kuduha amakuru. Ayahe. Hari ibijumba mujya murya, ibitoki. Umva hariya ntaho wabibona. Ntaho wabikura, umva. Biba bigoranye kubibona. Ni nacyo kintu naje nkumbuye mu Rwanda. ntabwo twagize nabi kudarenga. Ariko Rich ajya kujyana. Azere. Nibyo bintu byo gusa. Hari icyo kintu kiraka rwose nzagifasha. Ewe sha. Ariko n'ibintu bimeze neza ni sawa. Uzajya natwe tukagenda. Ntabwo muzansange. Oya, ntabwo nava mu gihugu cyanjye. Oya ni ko gusohoka gusa. Nyine nko gutembera. No gutembera. Muzabikore pe. Hari ahantu bagira umunyigi mwiza nshaka kuzagutwara. Yego. Ngaho se Ibiryo byiza bya gakondo. Ikibazo cya Dani ahora ampromising ibintu ariko ntabikore bro. Best friend wawe rero akubariza ikintu. Ariko ujya ko kwa Kesi. Si nk'ibyo. Urumva protocol uri kuzana. Ni bya bindi by'aba brothers n'aba sisters nyine. Kujya kubwira ibintu by'inshingano rimwe na rimwe bishya. I think we're going to share this. Urakimara? Ndakimara. Ndakimara kinini. Muri iyi minsi rero harakonja hanashyuha hagashyuha cyane. Thank you. It was actually your time. Noneho mana. Oya ariko. Uziko ndimo ndazamura nawe ukazamura. Sugo waretse. Mukore no mata. Reka mbanze. Reka
ko noneho ibiri kubera hano ntabwo byoroshye ngaho ntacyo Ndanejeje rwose. ngazana se murahora muri ibyo ndabizi abantu babayeho bonyine Cheers, niko cheers, rat. Byaba nawe guma wabimba. mutuvange ako buskutari natwe Anyway, Yeah. cheers For love. love happiness For love. Wow, this is so nice. For your love, guys. Urateretse. friendship Roundi. ashobora kuba atabimenyereye natwe niba ugahora umva hano ntabwo hariya tubigira byo ngibyo ako nicyo yansatse ukuntu numva haba hashyushye wajya kubona ukabona harakonje imvura iraguye kigali irashyushye byatashye ishyushye pe Yeah. Ariko nibyo. Ariko n'akavura kari gucishamo kakagwa. yego nicyo cyiza tugiye kugera mu gihe cyayo se tugiye kujya mu gihe cy'imvura Abantu b'abahinzi rero twebwe duhita tubyungukiramo cyane. Buriya mfite isambu ngenda hinga. iri samu no guhinga biratandukanye Nzabatwarayo. Ndayifite rich. Nayikubwiye hano. urabifite ariko ntabwo uhinga Oya ndahinga wenda ntabwo njyamo ngo nihingire ariko nkunda guhinga cyane. natwe babuze umuhinzi si waba uhinga Oya. ntabwo umuhinzi ari nyiri samu Umuhinzi ni umuntu wese ukora umwuga wo guhinga. Nubwo utajya mu murima we ngo urime ubagare Ufite abantu ariko ukaba mukorana ufite nyine. abantu babikora ukabayishyura cyangwa se mukagabana hari ibyo bita guhinga tugabane ibyo byose ndabizi bro. umaze kuwundi muntu ahubwo umuntu uzi akazi business urakavamo cyakoze nanjye nicyo namubonyeho Yeah, no business kabisa gushakisha ahantu hose. ntabwo aguma mu kintu kimwe aba ari gushakisha ahantu hose Gusa ikindi n'ibiryo buriya n'ibiryo wihingiye biba bifite umwimerere. Muzaze umunsi umwe mbatekere. ahubwo ndavuga ngo Kenshi. tugiye kuvuga gutyo wazisanga nta na kimwe n'iki n'iki mba ndeba wenda ushobora kuba mu gikoni hari izindi maji ushiramo Nta zindi maji ni ukubikunda gusa mbikora bikunze nkabiha umwanya nkabiha umutima wanjye ndumva hari utuntu twinshi uhuje na Chelsea nzagutekera kandi buri kimwe wivugisha uribuka igihe yari iwanjye ninjye wateka nabaga mu kazi nkasanga happy akakwicisha inzara kandi yahiye uko best wawe atakwigishije guteka pe usikaye njye wari uteka niyo ndi yaramaze kubimenya aramvunisha ariko se muramushakaho iki ko mpari ndakwikiza Ndahari. yabonetse ubu tubiririre se ikintu kigiye kuba rero ngiye kuzabatumira bari batetse Wow. ibyo biryo ko nabyizeye wowe ujye ku ruhande urebe televiziyo kesi bagomba kuba ndi ruhande ngo ubwo birumvikana n'ikesi uzatera ntuzateka nyine oya ntabwo ari njyewe teka mureba wenda njyewe nzaba mutaho mufasha nk'amakanu no kumureba nk'atu gusa tuntu reka nakubere twabyumvise motivation yani motivation nziza ntacyo ngo niwe uzateka nta kundi nanjye nzabira ariko kandi no kuri njye icyo gitekerezo Yeah. kugira ngo uzabikora ariko biranakenewe Richard asanga azi guteka ifiriti n'amazi gusa ese ubundi bici baba tantine bari baraje donc bavuga ko ushobora uza buriya ubu ukomeje kuwuteganya ryari bari mwafashe date Chelsea mfite amatsiko ko baranyishe reka ngo mfite igihe gitoya icana na musaza wawe rwose mumfasha making hari famiye iri hanze yego ariko se ko mwese mwashiriye hanze nakura bizi niyo bazaza batubwire n'abatazaza burya bagomba kuza baba ntuzaba mu makeni bagomba kuzabona bazaza banabimenye ko iyo bari kudutinza ariko oya baraboneka ubundi ejo bose ntibayimenyaho ahubwo ndaza kuvugana nabo ngo mpamige neza gusa mwebwe mugomba kuza gufata date kugira ngo mubashe kumenya uko iyo bitinze birapfa donc impamvu njye turi gushyiraho date nuko kubanza kumenya igihe bazabonekera kubera akazi ariko bishobotse rwose mwabamenyesha pe ndaza kuvugana nabo banaboneka ejo twabushyira amasaha bitwaye iki ngenda ahari Chelsea arahari bari ndahari marena ahari biba ari ibyo bihagije
nareba ndagira umuntu nabyo ni ikibazo ni ikibazo nakora utagira umuntu icyo gihe ni ukuzihuza bampase kuri salt umunyu salt thank you tumaze kubona ikintu kimwe igiki ko twasangiye ko twasangiye muri stafeti yego ahantu hose baranguza rikeri wahasanga ikosora ukayirangura